Ibihe byiza nshuti bakunzi ba TV10 twizere ko aho muri mukomeje kumererwa neza ariko kandi mwakomeje kunogerwa na gahunda n'ibiganiro twakomeje kubagezaho ikaze cyane muri mwanya twinjiye mu amakuru mu buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Shemsa Uwimana ariko mufatanyije n'itsinda rigari rimfasha kugira ngo aya makuru ashobore kubageraho neza kandi atunganye mu izina rya bose twongeye kubaha ikaze tubabwira ko kuri uyu wa kane Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye indahiro z'abasenateri baherutse gutorerwa manda y'imyaka 5 iri imbere. Umukuru w'igihugu akaba yabasabye gushyira imbaraga mu gukemura ibibazo igihugu gifite, abakandi ngo bagomba kujya basanga abaturage aho gutegereza ko babazanira ibibazo bafite. David Nzabonimpa mu nkuru irambuye. Njyewe Kalinda François Xavier, yewe Mukabarisa Donatille, yewe Mukabaramba Rivera. Abasenateri batorewe kujya muri manda ya kane uko ari 16 kongeraho 4 bashyizweho n'umukuru w'igihugu barahiriye abanyarwanda ko bagiye gushyira imbaraga mu bikorwa bigamije neza y'abaturarwanda bose. Abo bakimara gufata izo nshingano, Dr François Xavier Kalinda yatorewe kuyobora bagenzi be. Mu ijambo rye rya mbere yavugiye imbere y'umukuru w'igihugu muri iyi manda, Dr François Xavier Kalinda yashimangiye ko ibikorwa bye bizashingira ku ndahiro yemereye imbere y'umukuru w'igihugu n'abaturarwanda bose. Nagira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbashimire kuba mwarongeye kungirira icyizere mukangira umwe mu basenateri bagize Sena ya 4. Nanjye ndabizeza ko iki cyizere mwangiriye ntazagitatira. Indahiro maze kugirira imbere yanyu ntabwo nzaca ukubiri nayo. Paul Kagame akimara kwakira izo ndahiro yavuze ko izi ntumwa z'abaturage ziramutse zikoze ibyo zishinzwe ngo zishobora gufasha igihugu gukemura ibibazo bimwe birimo n'ibikeneye ibisubizo bidasanzwe. Mu Rwanda dufite ibintu byinshi by'umwihariko biva mu mateka, biva muri politiki, biva ko dutuye mu karere, tutagira icyambu, ubwo rero bidufasha gushakisha uburyo bwose twakora kugira ngo tubeho neza, dutere imbere ndetse tugere kuri byinshi twifuza. Sena rero bifitemo uruhare runini cyane cyane iyo yuzuzanije n'abandi n'izindi nzego. Ubwo bufatanye buvamo kudukemura ibibazo ubundi biba hari ingutu ndetse n'ibigaragara ubundi ko bidafite igisubizo. Abantu iyo dutekereje neza nyine imiterere y'u Rwanda nabyo birakemuka. Muri uwo mujyi wo gushaka ibisubizo biruta ibindi, umukuru w'igihugu yibukije abasenateri ko abaturarwanda bagomba kuba ishingiro ry'ibyo bakora byose. Aba basenateri ngo ntibagomba gutegereza ko abaturage babanza gutakamba basaba ubufasha. Gukemura ibibazo by'igihugu ikintu cyiza mbere ya byose ni ukutagira umunyarwanda usigara inyuma. Byose buri munyarwanda wese akibona mu bisubizo bigenda bishakwa cyangwa bigerwaho by'ibyo bibazo igihugu kiba gifite, ndetse bakabigiramo uruhare. Ndabasaba rero cyane nanone gukurikirana ibintu byo kujya tubona ibibazo by'abaturage no mu byaro hirya. Ibyiza twabonye internet, dufite
ikoranabuhanga kujya tumenya ibibazo by'abanyarwanda binyuze mu mbuga nkoranyambaga, ukabona umuntu yohereje ikintu avuga ati ariko mwadutabaye ahangaha muri aka karere, muri uyu murenge, ko ibintu bitameze neza. Ntabwo bikwiye kugeraho, dukwiye kuba tubizi kubera ko nicyo Sena n'izindi nzego nicyo zibereyeho. Ntabwo ari ibintu kubasanga hano gusa muri iyi ngoro bicayemo. Dukwiye kugera kuri bariya baturage kugira ngo binyure mu zindi nzira bitugereho, bize bitugeraho direct. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko ibyo byose bigomba guherekezwa n'inshingano zo gukurikirana imikoreshereze y'umutungo n'imari bya leta. Ubushobozi bwose igihugu gifite ngo bugomba gukoreshwa mu nyungu z'abaturage. David Nzabarimpa, TV 10. Duhindure ingingo dukomereze mu makuru afite ahuriye n'ubutabera mu karere ka Rusizi, aho nyuma y'igihe gito urwego rw'ubugenzacyaha rukoze ubukangurambaga mu karere ka Rusizi rusaba abagore kugaragaza ihohoterwa bakorerwa mu ngo. Hari abaturage bo mu murenge wa Bugarama basaba uru rwego RIB gukora iperereza ryimbitse ku barimo n'abakozi bayo kuri dosiye y'umuturage witwa Nyirakuramba Primitive wirukanwe mu rugo n'uwo bashakanye byemewe n'amategeko. Yagira ngo atanze ikirego bikavugwa ko umugenzacyaha yaba yaragihinduye ibyo abatangabuhamya bavuze, bikagaragara ko umugore ari we ngo hohotera umugabo nyamara atari ko abaturage babizi. Ibindi kuri iyi nkuru na Jean Didier Ndayisaba. Hari igihe yigize avuga ko azanyica nyine, ngo azanyicanize njyenyine yananyibwire ari kumbwira ngo nimusohokere mu cyumba. Aba bombi bivuga ko bashakanye ntacyo bafite, nyuma baza kugira umugisha wo kugera ku mitungo ibarirwa muri za miliyoni irimo amazu y'ubucuruzi, ahanini ngo biturutse ku mugabo udoze ibikorwa n'umugore. Umugore avuga ko byaje kuba bibi ubwo umugabo ngo yatangira kwandika imitungo bahanye ku mubyeyi we, ndetse ngo mu bihe bitandukanye akavuga ko urwego agezeho ngo atari urwo kubana n'umugore utarize. Imbarutso yo kujya mu rukiko yaje kuvuga umugabo yangaga ko umugore yinjira mu rugo, bikaza kubyara imvururu ndetse bigatuma umugabo afungwa, ariko umugore yatanga ikirego. Raporo yandikiwe n'inzego z'ibanze niba ari ishyirwa muri dosiye, ahubwo ngo hakajyamo ishinjura umugabo. Basobanura ko iyo kayi ntayizi, barambwira ati ese hari yuzi, ndababwira ati hari iyo nzi ngewe banyandikiye mfite. Barayintuma ndayizana, maze kuyizana bamaze kuyishyira muri dosiye nibwo bahamagaye RIB wanyakiriye wo mu Bugarama. Ikirego cy'uyu mudamu urakizi? Ati ndakizi. None se hari raporo yakuzaniye? Ati yarayinzaniye. Ati none se iyo raporo wayisize muri dosiye? Ngo habayeho kwibeshya. Byose niko wabisizemo, ibyo yakubwiye byose niko wabisizemo, ngo niko yabisizemo kandi hari ibyo nasanze bitari birimo. Kuko abatangabuhamya bavuga ko bazi iby'uyu muryango barimo n'abemeza ko bumvise uyu mugabo avuga ko ashobora kwambura ubuzima umugore we. Bavuga ko ubuhamya batanze atari bwo bwanditswe, bityo bagasaba RIB gukora igenzura ryimbitse. Turasoma ibyo twavuze, tumaze kubisoma turabisinyira, ariko nge natangajwe cyane no kubona mu myanzuro y'urukiko ibyo twavuze atari byo banditsemo, bakatwandikira ibindi. Ni akarengane gakabije. Ni gute umuntu yaba atanga raporo muri RIB ntibayishyire mu kirego cyiwe, hagakorwa indi nyuma y'ikirego akaba ariyo bashyira mu kirego? Urumva atari akarengane? Vensa yansanze aho ncururiza amakara, ambwira ko nintabwira inshuti yanjye ngire ko ibintu bikemuke neza mu buryo bw'uko abishaka, ko azamwica kandi ko azamwica munizi. Naje gutungana nyuma yaho uko naje kumva numva abantu bagenda bavuga ko hari indi kayi yagaragaye bageze mu rukiko, yanditswe ngo ku itariki 30 yanditswe n'ubuyobozi bw'umudugudu kura mu Nyirakuramba Primitive yari yarananiranye mu mudugudu, mu gihe ibyo twebwe mu mudugudu nk'abatuye umudugudu ibyo ntabitwari tuzi. Ibi bintu birimo ruswa hano iwacu mu Bugarama, nibamanuke babikurikirane, bakaba bagirwa inama, kuko bigeze mu rukiko bikagaragara ko umuntu yatanze amakuru, y'amakuru ntagaragare mu rukiko, wambutura agahita akabashinja ruswa. Habyarimana Vincent uri mu bavuga rikijyana mu murenge wa Bugarama ari nawe uvuga ko hohotera umugore, yabwiye Radio TV10 kandi nta byinshi ashaka kubivugaho. Abajijwe niba ryama akabona ibitotsi mu gihe umugore n'abana bari mu gasozi, agira ati nta byinshi ashaka kuvuga buriya. Rero reka nkubwire, nari ngusabye amasegonda 5 yonyine, we uranyihanganira, ari byo ndimo ndi kurwana nabyo. Uraryama ukabona ibitotsi mu gihe umugore n'abana bari mu gasozi? Mbabarire unyihanganire. Mu gihe ngo hari umuyobozi w'umudugudu yaba arabwiye ko icyamuteye kwandika raporo ishinjura umugabo, nyamara ngo abizi neza ko umugore ari ngana ngaruko yaba arabitegetswe, wanze gushira musi y'umudugudu wa Cité, yabwiye Radio TV10 ko
ntawigeze abimutegeka. Kaye ya mbere twayanditse isabwe na nura mudamu. Jewe ya kabiri nawe nti ubwo ira vesa funzwe reka ngaragaze amakimbirane yago mu rwabo bazahereho mu rukiko babigenderaho. Nta wabinsabye nta n'ababintegetse. Nicyo bwira bavuga ko habayemo ruswa bigatuma n'umuyobozi w'umudugudu wenda ategekwa kugira ibyo yandika. Abona vuga ya ruswa na abafana bura mugore. Bura mugore afite abafana babonye umugabo ufunguye mbese bumva bacitamo na kabiri barivuze ko yenda bizajyane niyo bigo. Nibyakundiye Radio TV10 kumva icy'urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ku cyifuzo cy'abaturage icyakora umunyamategeko Maître Rudette Mushimimana asanga ku mugenzacyaha yahinduye iby'abatangabuhamya bavuze cyaba ari ikibazo ndetse kuri agasanga umugore n'abana atari bakabaye basembera kugeza ubu. Abatangabuhamya bura nabo baza ku rwego rwa mbere kwa bavuga ibyo babona cyangwa se ibyo bumvise. Rero iyo wenda ushinzwe gukusanya ibimenyetso atabikoze waba afite impamvu yenda yatumye atabikoze tutazi kuko wenda bo bafite uburyo cyenda bakoramo iperereza no gukusanya ibimenyetso ariko iyo bitashyizwemo ni ikibazo. Ubundi ntabwo ari byo ko umugore ujya gusemberana abana yari afite umutungo. Kuri ubu uyu mugore n'abana babiri bacumbikiwe n'umuturage mu gihe umugabo yasigaye mu rugo ndetse umugabo akaba yarahise aregera gatanya nyamara umugore avuga ko hari imitungo umugabo yarigishije akayandika ku mubyeyi we ariko ijwi rye ntiryumve kubera imbaraga z'umugabo. Kuko icyo gihe nibwo naje no kumenya amakuru yuko indi miryango 6 y'ubucuruzi dufite yanditse kuri mama we. Radio TV10 mu karere ka Rusizi Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba. Tuve aho i Rusizi dukomereze mu karere ka Kirehe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda hari umuturage wo mu murenge wa Mpanga n'abaturage bo mu murenge wa Mpanga basabira umuturage gushumbushwa inka nyuma yuko iyo yari yarahawe muri gahunda ya gira inka iherutse kugira ikibazo cyo kugwa ubuyobozi bugafata umwanzuro wo kwizika kubwo kuburyo avuga ko ari amaherere. Icyakora ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe bwatangarije Radio TV10 ko bugiye kumushumbusha bukamuha indi nka. Yusufu ubona bagenda arakomeza n'inkuru irambuye. Nyirasabimana Esperance arabwira Radio DC na TV10 ko yahawe inka mu mwaka wa 2018 muri gahunda ya gira inka ibyayigira ikibazo cyo kumena mu gikumba aho yabagiyambaje veterineri w'umurenge birangira veterineri atanze umwanzuro wo kuyibagisha. Icyakora ngo yabagishijwe adahari birikigurishwa 45,000 ahaviriye mu mirima abajije impamvu bayigeneye agaciro idakwiriye birangira ya nka bayitabye akaba ari nawe ahera asaba ko yashumbushwa indi nka kuko ngo yari yaramaze kwitura. Bafata imaje kugwa banamunisha ko veterineri azayitera inshinge yaraje yivura inshuro 2 mbonye byanze mbwira president igikumba nkorera ubuvugizi iyi nka izabagishwe itazampombera yaragiye arabukora bamuha umwanzuro wo kuvuga ngo ese murabona yaribwa ati turabona yaribwa ati muyibagishe araza arambwira ati genda ujya gukora ku isambu uze gutaha karidora abantu bagiye gukora turayirya ni mugoroba ndambunje ngiye kureba president igikumba ambonye yise yigira muri 2 noneho rero je nategereje ndavuga ntese wenda ubuyobozi bwamubujije ubwo sinabyitaho bigeze ku mugoroba nibwo yambwiye atwica hanga inka twamaze kuyibagisha wa kigoryiwe ubwo ntese mumbangisha inkange ko nituye muyibagisha buryo ki ati twayibagishije mutekano nambwe ati mwisa kuzataha maze gutaha mu gitondo nibwo twagiye dusanga inka bamaze kuyibaga kare bayibaza nka 8:11 ari bamaze kubaga veterineri yasanze hahagaze na gitifu bahahagaze ariko president igikumba ntabwo ari ahari. Ubwo birarangiye maze kurangira za nyama bahise bavuga gitifu umurenge aravuga ngo veterineri ngo zana ngo ibipimo ngo upimiriya nka araza ndavuga ntese bara bamaze kuzipakira bari bazitweze zidapimye ko bari bamaze kuzipakira. Ubwo gitifu itavuga w'umurenge ngo nako ngo byihoreye kuzipima ngo ni muzana amasuka bazihambe bahise bacukura umwobo barazihamba basuka yose baratwika mvira mwaho ngo amafaranga gitifu umurenge gitifu w'akagari ayasubiza uwari umaze kuyigura birarangira nta kibazo hari ifite. Bari bamaze kuyipima karese bagiye bashatse kumpombya kandi bari bamaze kuyirangura je ntahari bayiha agaciro ntahari ntabwo nigeze ngerekesha inka yanjye no bayigerekesheje mbese bayishimuse bayibye. Bamwe mu baturage bagenzi be bavuga ko bitari bikwiye ko ubuyobozi bubagisha inka nyira yadahari bagasaba ko yashumbushwa indi nka. Nta karengane yagize kuko abayobozi ntabwo bari buze ngo babagishe iyo nka na nyira yadahari. Nyirayo wenda yaza kuba hari bari mubwira ati wenda amafaranga ari buvemo aratunga yanyana isigaye unayikamishiriza. Ibyo ntago byabaye ahubwo habaye induru ubwo inka birangira bayihambishije amafaranga arasubizwa gutyo. Ubwo rero wenda bamushakire niyo nka yo bamushumbusha musubiza inka ye. Icyo numva ubuyobozi bwamukorera bwamushumbusha iyindi nka
Umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukandayisenga Janvier ku murongo wa telefone yabwiye Radio 10 na TVTN ko atari we wenyine ufite iki kibazo cyo gushumbusha, gusa ngo bazamushumbusha muri uwo murongo wo gushumbusha abandi. Ntabwo ari we wenyine, ubundi tugira abaturage duhinga ikaba yagira ikibazo ikanapfa n'ibindi bitandukanye. Iyo itari mu bwishingizi kandi ari izi nka zagira inka tuba twabahaye n'ubundi turaza tukabaha, nta kibazo kiba kirimo. Turabikora gusa ntabwo bita tuyumuha muri uwo mwaka yakuyemo ko tuba twaramaze gutoranya abandi duhita tumushyira ku rutonde rw'umwaka ukurikiyeho, ariko nk'ubu tutarabikora twayimuha nta kibazo. Ni ikibazo ubuyobozi bw'igikumbi inka yari yarashyizwemo cy'umudugudu w'icyitegererezo wa Mpanga buvuga ko hari aho yitwaye nabi ntayorore neza, ariko kandi bagashimangira ko kumushumbusha byagira icyo bitanga kandi byagira n'icyo bimumarira. Yusufu ubona bagenda, Radio TVTN mu karere ka Kirehe. Namakuru arambuye ya TVTN mu gikomeje gukurikira, mbahaye ikaze nanone. Reka tuyakomeze tubabwira ko ikigo gicuruza amashusho ya televiziyo Canal Plus Rwanda cyatanze ubufasha bw'ibiribwa n'ibikoresho by'isuku ku babyeyi ndetse n'abana babo babarizwa mu muryango Organisation Abato ukorera igikondo mu mujyi wa Kigali. Ibindi kuri iyi nkuru na Ntambara Garleon. Kuri uyu wa kane ikigo gicuruza amashusho ya televiziyo Canal Plus Rwanda bahaye ababyeyi batishoboye ibiribwa n'ibikoresho by'isuku ndetse n'abana babo bahabwa ibikapu n'amakaye. Iyi miryango ntabwo yishoboye kuko ibarizwa muri Organisation Abato aho bishyize hamwe kugira ngo bafashwe mu buzima butandukanye. Ikigo Canal Plus gifata umwanya munini mu gufasha iyi miryango aho banishyurira abana babo uko ari 28 amafaranga y'ishuri buri gihembwe. Ababyeyi barashimira ikigo Canal Plus kuri ubu bufasha. Baduhaye ibiryo harimo umuceri n'isabune n'ifu y'igikoma na marete n'amakaramu n'amakayi. Rero twewe turashimye rwose, Imana ibaha umugisha. Ni bande babahaye? Tanari Tanari. Shimira Canal Plus ku bw'iki gikorwa yateguye cyo gufasha abana bacu. Umuyobozi wungirije wa Organisation Abato Madamu Mukamakuza Therese arashimira Canal Plus kuba irenga inyungu z'ubucuruzi ikamanuka gufasha imiryango ikennye kugira ngo ibashe kubaho. Bishatse kuvuga ko uretse kuba ari abacuruzi ariko bafite n'ubumuntu, kubera ko ibyo bacuruza bahitamo no gufasha abantu cyane abantu batishoboye. Rero turabashimira cyane, tugashimira iyi approach cyangwa se uburyo Canal Plus ikoresha kuba icuruza ayo kibuka no gufasha abantu bakenye. Ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane kandi bituma bunguka. Nahoze mbabwira kare ngo ababyeyi n'abana bafasha imigisha basabira ituma bunguka buri gihe no muri business bakora. Umuyobozi muri Canal Plus ushinzwe iyamamaza bucuruzi Bwana Buro Adrien avuga ko bihaye gahunda yo gufasha imiryango ikenye mu rwego kuzamura imibereho myiza yabo. It's necessary for us to ni ngombwa cyane kuri twe gusangira no gukora ibishoboka byose mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage mu Rwanda no mu bindi bihugu bya Afurika. Si ku nshuro ya mbere ikigo gicuruza amashusho Canal Plus baremera aba babyeyi no gutangira abana babo amafaranga y'ishuri kuko bamaze imyaka 4 babishyurira. Gahunda ya Canal Plus yitwa Impact ifasha mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage imaze imyaka 4 igeze mu Rwanda aho ifasha mu bikorwa bitandukanye byo kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Ntambara Garlewo TV10. Dukomereze i Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda mu makuru afite ahuriye n'isuku. Hari abaturiye isoko rya Gasogororo aho ni mu murenge wa Mukarange muri ako karere ka Kayonza. Rero baravuga ko babangamiwe n'abacururiza muri iri soko babangiriza ubwiherero bwabo, bagasaba ko iki kibazo cyashakirwa umuti mu buryo bwihuse. Hagati ari ku buyobozi bw'umurenge wa Mukarange bwo bwavuze ko bugiye gufatanya n'akarere kugira ngo hubakwe ubundi bwiherero. Yusufu ubona bagenda arakomeza inkuru irambuye. Baza bashaka tuwarete, bumwe ugasanga umwe aja kanyara nkaha, ugasanga hano hari n'umwanda, mbega batubangamira muri ubwo buryo. Mba ntekereza ko haziramo n'abajura cyangwa se ugasanga mbese umbona biduteje ikibazo ko n'amatuwarete yacu barayangiriza.
Ni amajwi y'abaturiye isoko ry'ahitwa mu Gasogororo mu murenge wa Mukarange. Aba baturage bavuga ko babangamirwa cyane n'abaremera isoko, aho ngo bava muri iri soko bakaza kuhangiririza ubwiherero bwabo, bakibaza niba ari ugutinya kwishyura igiceri cyangwa ari ubwiherero buke. Niba ari uko hatabakwiye, niba ari uko gutanga wenda kiriya giceri babaka ntabwo mbizi. Mba ntekereza ko haziramo n'abajura cyangwa se ugasanga mbese umbona biduteje ikibazo ko n'amatuwarete yacu barayangiriza. Baza bashaka tuwarete, bumwe ugasanga umwe aje akanyara nk'aha, ugasanga hano hari n'umwanda, mbega batubangamira muri ubwo buryo. Ese bagiye bakantera indwara, ni umukecuru urabona uko ngana uko, bakajya kuntera indwara, cyangwa n'uyu mwana wanjye yajyamo akanduriramo, urumva byaba ari byiza. Mu majwi y'abaremera isoko bavuga ko batabyiganira mu bwiherero bubiri, bagasaba ko bakubakirwa ubundi bwiherero. Hara niba nje zaratu kuri toilette nkase bose bari kubyigana, nta handi nakerekera nukwembaza za midugudu itwegereye. Ubwiherero se nibacukura andi matoyi maze abantu kubera ko ari benshi nabo bayisanzuremo. Uyisenga Adolphe ni umukozi w'umurenge wa Mukarange ushinzwe ubworozi, akaba umusigire w'umurenge wa Mukarange. Yabwiye Radio 10 na TVTN ko bagiye gufatanya n'akarere bagakemura iki kibazo. Hari ku murongo wa telefone. Isoko rya Gasogororo ni navuga ko hari hashyashya, hari hatunganywa neza, ariko turaza kuvugana n'abayobozi b'akarere ku buryo bwo tugikemura akagana public toilet. Ibyo bibazo byose tugomba kubikurikirana tukareba uko abaturage bahaturiye batagirwaho ingaruka n'iryo soko, ahubwo rikababera inyungu kugira ngo ribabere ikibazo. Ntibyari byoroshye kwerekana umwanda w'ubu bwiherero bw'aba baturage, gusa ngo ni ikibazo ba nyiri ubu bwiherero basaba ko hashakwa igisubizo kirambye, dore ko abafite imisarane hanze y'iri soko baba bikanga uburwayi bwaturuka mu kwangirizwa k'ubwiherero bwabo. Yusufu ubona bagenda, Radio TVTN mu karere ka Kayonza. Amakuru yacu tuyakomereje muri Libani, ari nako twinjira mu biri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Muri Libani nyuma y'uko Israel yirengagije ubusabe bwa Amerika bwo gutanga gahenge muri iki gihugu, ibihumbi by'abaturage bakomeje guhunga ndetse barashinja Israel kugaba ibitero mu basivile. Byinshi kuri iyi nkuru na Denise Mbabazi Mpambara. Mu bice bitandukanye bya Liban hakomeje kumvikana iturika ry'ibisasu budasiba biterwa n'ingabo za Israel, aho abarenga 600 bamaze kubigwamo. By'umwihariko kuri wa kane, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yasabye igisirikare gushyira imbaraga zose i Beirut kugira ngo barimbure umutwe wa Hezbollah bavuga ko uterwa inkunga n'umwanzi wabo Iran. Ibyo yabitangaje nyuma y'uko ibihugu birimo Ubufaransa, Amerika n'Ubwongereza bisabye ko Israel itanga agahenge k'ibyumweru 3 muri Libani ngo bashake igisubizo cy'iyo ntambara ikomeje kwaguka mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo ntibyakanze Israel ndetse ivuga ko imaze kurimbura ibirindiro birenga 70 by'umutwe wa Hezbollah. Kugeza ubu umuryango w'abibumbye uvuga ko umaze kubarura abantu barenga 90,000 bakuwe mu byabo n'iyi ntambara, ndetse ngo mu gihe nta gikozwe barakomeza kwiyongera. Abenshi muri aba baturage bari kuva mu majyepfo bajya mu murwa mukuru Beirut kubera ko ariho bavuga ibisasu bitaragera. Amashusho yagiye hanze agaragaza umubyigano w'ibinyabiziga byerekeza i Beirut by'abahunzi. Aba ni bamwe muri bo bageze mu murwa mukuru n'agahinda kenshi bati naturutse Taya ariko twahangayitse kugira ngo tugere i Beirut. Twamaze amasaha 9 kubera umubyigano w'imodoka mu mihanda. Njyewe ubwanjye sintinya intambara, mpangayikishijwe n'abana banjye. Njye n'umuryango wanjye twese twavuye na Bati, byadufasha amasaha 15 mu modoka kugira ngo tugere i Beirut. Gusa twakiriwe neza n'abantu beza inaha. Ibyo ndabishimira Israel yatumye duhunga muri ubu buryo. Inzu yacu yagwiriwe n'indi byegeranye bateyeho igisasu. Ubu ngiye kuva muri aka gace nshaka ahandi njya kuko ndabona Israel batazi gutandukanya abaturage n'abasirikare. Kugeza ubu mu bigo by'amashuri hahindutse inkambi z'igihe gito, icyakora hari ubwoba ko mu gihe intambara itazarangira vuba byazashyira mu kaga amamiliyoni y'abaturage. Benjamin Netanyahu, Minisitiri w'Intebe wa Israel, yasabye abaturage b'Abanyaliban kujya kure y'ingo zabo kuko ariho hari kwihisha abarwanyi ba Hezbollah, ndetse ngo bazababwira igihe cyo gusubirayo, bitabaye ibyo nabo bahasiga agahanga. Ku ruhande rwa Liban bakomeje kuvuga ko bazihorera kubera ko Israel yarenze umurongo utukura. Umwuka mubi wongeye gututumba ubwo Hezbollah yatangazaga ko ishyigikiye Hamas yo muri Gaza byeruye ubwo intambara ihuje impande zombi yatangiraga mu Kwakira k'umwaka ushize.
Tukiri mu biri kuvugwa hanze y'u Rwanda, Asumani Twahirwa agiye kutwerekeza no mu bindi bice by'isi ariko by'umwihariko no mu Buyapani. Araza kutubwira ko nyuma y'imyaka myinshi afunze ndetse ategereje guhabwa igihano cy'urupfu, yari yarakatiwe mu mwaka w'1968 umusaza w'imyaka 88 y'amavuko yagizwe umwere n'urukiko nyuma yo gusanga ibimenyetso byakoreshejwe aregwa ari ibicurano. Urakoze cyane Shemsa. Amakuru arimo avugwa hanze imbibi z'u Rwanda tugiye kuyahera muri Sudani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko igiye guha Sudani izindi miliyoni 424 z'amadolari y'Amerika yo gufasha abaturage b'iki gihugu bazahajwe n'intambara imaze umwaka n'amezi 5 ishyamiranyije igisirikare cya leta n'umutwe wa Rapid Support Forces. Ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye Linda Thomas-Greenfield yavuze ko abanyasudani barenga miliyoni 25 bugarijwe n'inzara ikabije mu gihe abagera kuri miliyoni 11 bataye ingo zabo mu gihe cy'ibibazo by'ingutu byugarije ikiremwa muntu kurusha ahandi ku isi. Iyi ntumwa ya Leta Zunze za Amerika mu muryango w'abibumbye yavuze ko Amerika itigeze ihwema gufasha abaturage ba Sudani kuva intambara itangiye mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize, ku buryo kugeza uyu munsi imaze gutanga imfashanyo igera kuri miliyari 2 z'amadolari nk'uko Reuters dukesha iyi nkuru yabitangaje. Amakuru arimo avugwa hanze imbibi z'u Rwanda tugiye kuyakomereza muri Afurika y'Epfo. Imibiri y'abasirikari 42 barwaniye ukwishyira ukizana kwa Afurika y'Epfo bakaza kugwa mu buhungiro muri Zambia na Zimbabwe yagejejwe mu gihugu ngo ishyingurwe mu cyubahiro mu gihugu cyabibarutse. Mbere y'uko ivangura rya apartheid rirangira mu mwaka w'1994, abenshi mu barwaniye ukwishyira ukizana kwa Afurika y'Epfo bahuye n'ibibazo byatumye hari abahitamo guhungira mu bihugu bituranye na Afurika y'Epfo birimo Zambia ndetse na Zimbabwe. Abenshi baguye muri ibyo bihugu bari barahungiyemo ndetse babari naho bashyingurwa. Icyakora hashingiwe ku cyifuzo cya guverinoma ya Afurika y'Epfo, imibiri yabo yatangiye gutahanwa ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Aya makuru arimo avugwa hanze imbibi z'u Rwanda tugiye kuyasoreza mu Buyapani. Umugabo w'imyaka 88 y'amavuko wari umuntu wa mbere ku isi wari umaze imyaka myinshi afunze ategereje guhabwa igihano cy'urupfu yakatiwe, yagizwe umwere n'urukiko rwo muri icyo gihugu nyuma yo gusanga ibimenyetso byakoreshejwe aregwa ari ibicurano. Iwawo Hakamada yari amaze imyaka irenga 50 yarakatiwe urwo gupfa nyuma y'uko mu mwaka w'1968 ahamijwe icyaha cyo kwica uwari shebuja, umugore wa shebuja ndetse n'abana babo babiri. Umwaka ushize rero nibwo urubanza rwe rwongeye gusubirwamo nyuma yo gukeka ko abakoze iperereza bateguye kandi bakazana ibimenyetso byashingiweho bamushinja, urukiko rukamuhamya ibyaha cyo kwica aba bantu bane. BBC dukesha iyi nkuru yavuze ko bitewe no kumara hejuru ya 1/2 cy'ikinyejana afunze buri munsi ategereje kwicwa, ibi byagize ingaruka ku buzima bwe bwo mu mutwe ku buryo atanabashije kwitabira urubanza yagiriwemo umwere. Ayo makuru yo hanze y'u Rwanda kabiri nayo tugejeje ku musozo wayo twari twabateguriye mu izina ry'itsinda rigari ryamfashije gutegura no kubagezaho aya makuru. Turabashimiye kandi cyane kuba mwabanye natwe muri aya makuru. Mwari kumwe nanjye Shemsa Uwimana, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Hagati aho gahunda n'ibiganiro bya TV10 byo birakomeje, bikomeze bibanogere.